Rezi unyanga ntakwanga, unzira ntakuzira, wifuza icyandangiza, wifuza icyankuraho, wifuza icyansiga amabyi, wifuza icyansiga icyasha. Umva nkubwire, nzagusengera, biri mu nshingano zanjye. Urumva, sinzigera na rimwe njye imbere y'Imana ngo nkwifurize ibyago n'amakuba, ariko wewe warabinyifurije. Unshyira no ku karubanda ubwira isi ibyo utazi. Ndi umubyeyi ukubyaye. Harya ubiyomba mama wawe kiriya kintu wari kugikora? Ubundi se Bibiliya ivuga ngo iki? Ko mbona uri umuvugabutumwa. Ntivuga ngo ntugacyahe umukuru umuhugure nka so, n'abasore nuko bahugure nka bene so, n'abagore bakuze bahugure nka ba nyoko. Burase bakuze iby'ijambo ry'Imana rivuga. Njye nkubwiye ukuri ibyo bintu urimo. Bibiliya ntiraba ntoya, uzavuge Yesu ntago azagukoza isoni. Ariko kwirirwa wandagaza abantu, uvuga abantu ntavuga butumwa ririmo. Kandi Perezida nkubwire, twese turabaye tubazi. Ndagira ngo nkubwire ko nta muntu n'umwe uzakubahira ko wandagaje umukristo mugenzi wawe, abenje abe n'undi. Biriya ntago bizakubaha, bizagusuzuguza, kandi uzaba ufitanye ikibazo n'umuntu gikomeye. Imyaka y'ubuzima bwanyu bwose mugirana ibibazo. Uzanyange ngo uhaye uburenganzira, sinteze kuzakwanga, ariko uzabona ko biryana kwanga utakwanga. Perezida mwana w'Imana, umuntu njye mbona na Bibiliya abwiriza gusa urwangano. Ijuru ry'abangana ririhe? Uzarigeramo ryari? Niryo kwande hanigiza ngo umuntu yakoze divorce wese ko wangana. ubwo nibe n'uwagerageje akananirwa ku myaka 9, inzangano ufite urwangano nkuru uzarwinjiza mu ijuru ryahe? Nyanga rwose, nyanga umva, nyanga isangiye gupfa nigera nzapfa, kandi nawe uzapfa. Twese nawe uzatura nk'umusozi. Kintu kimbabaje nuko uzabona duhuriye mu ijuru, nabwo se uzarinsohoramo. Simvuga ko uzarimbuka, oya pe. Niba nkubwenzi ko umutima uzagukomanga ukihana. Reka murakabije. Perezida, mu cyubahiro cyawe kandi kigukwiriye, ubu bubaye ubwa gatatu unkora mu bwonko. Bwa mbere wafashe ifoto yanjye ujya kuvuga ngo sindi umukozi w'Imana, ngo nakoze divorce. Imana niba yaragutumye mu mabarura simbizi. Niba Imana ariyo kigoryi yo gutoranya umugore wakoze divorce, uzagenda ubiyibwire. Niba warayigaye ukayitinjije, ukayita ikimara, ukayikosora, uzagenda ubiyibwire. Kubibwira isi, kugayira Imana mu isi, ni njyewe uzi icyo maze. Imana imarisha, nayo ubwayo izi icyo nyimariye. We Perezida, ntabwo wari no guhangara gufata ifoto yanjye ngo ujye gucuruza uvuga ngo Pastor Mutesi ngo ntago ari umupasiteri ngo ko yakoze divorce. Iyo uza kuba umukozi w'Imana mugenzi wanjye, iyo uza kuba umukristo koko nkaba umupagani, ntiwari wamamagara ngo ndeke kukwitaba. Wari kumfata tukicarana tukaganira, ukanamenya byibuze njyewe n'urugendo rw'imyaka 9 nakoze nubatse. Ukamenya intambara nagize ku buryo iyo myaka 9 nasenye urwo rugo kuri iyo myaka 9. Sibyo? Nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe uritonze, ugiye kunyandika hariya amagambo. Njye sinakomerekejwe nuko wavuze ko ntari umukozi w'Imana. Ibyo ntibyankomeretsa, kuko sina ngombwa we Perezida ngo umenye ko ndi umukozi w'Imana. Igikuru nuko yampamagaye izi ko ndi mu gitabo cy'abakozi. Kandi ijuru ntago rica mu biganza byawe, kuko ndabizi ko ricamo wari inyuma. Ntunkunda pe, ntunkunda, uranyanga, uri umwana mubi. Bwa kabiri ujya gufata umuntu w'umukecuru ngo umuganirize kuri Mutesi, ngo umukecuru ngo w'imyaka ingenga bavuze kuri Mutesi. Si bwa kabiri wankomerekeje, bwa kabiri. Urwo n'urwango wanyeretse unyanga. Perezida, iyi si ifite abantu babi bashobora kukubabaza nk'uko wambabaje. Ibyo byabaye bwa kabiri, ndaceceka ndakwihorera. Sibyo? Ukora n'ikindi kiganiro na musaza wanjye ushaka kumubaza utuntu tw'utugambo. Perezida, ntabwo ndi umugore uciriritse
ku buryo nakora dega nk'iriya mwarimo munshinja njye ntabwo nshiritse kuri uriya rwego sibyo. icya gatatu Brezil nshaka wiki uribye kuvuga ngo narakubwiye ngo uzasenye nkuko nasenye. Utinya Imana yaguhamagaye ukorera, utinya Imana usenga, utinya Imana uvugira. Iryo jambo narivugiye he? Urabizi ko iryo jambo narivuze? Ese Brezil usibye ko ungaraguza gato kanyandagaza ukampindura ikimara, ukampindura ikigoryi, ukampindura umupagani, ndi umubyeyi ukubyaye, utekereza ko njyewe ndi igisimba? Njyewe Mutesi narakubwiye ngo nawe uzasenye, ngo ndakwifuriza gusenya. Brezil amagambo mvuga ndayazi nayasubiramo, ndi umubyeyi ndi n'umushumba, umubabaro wanjye ndawuzi kudatemba ubusa. Ijambo nakubwiye nari kwereka, narakubwiye ngo vuba aha nawe Imana izagusura ikwereke ko wakoze mu jisho ryayo. Ndakubwira ngo ariko uhumure, ntizagusura nabi, ariko izakwereka ikimenyetso ko Pastor Mutesi yababaye. Ndongera nyagusubiyemo ayo magambo nyakwereka. Brezil unsubije mu itangazamakuru kuvuga ngo Pastor Mutesi yaravuze ngo uzasenye nkuko yasenye. Brezil ngiye mvugana nawe, nari navugana nawe n'umunsi n'umwe, aho twavuganiye ko ari kuri telefone, kuri message nakwandikiye. Message irimo ivuga ngo ndakwifuriza gusenya nkuko nasenye. Irihe? Wenda umubyeyi nubwo ungaraguza gati, nubwo unsuzugura, nubwo unsukaho ibiziba, ndabizi ko ndi umubyeyi. Narabyaye mfite Darling na Darlene, ntago nakwifuriza gusenya kuko mfite abana kandi nanjye ndubatse. Brezil bibu bwa mbere n'ubwa nyuma nje nawe tutagirana ibibazo. Bwa mbere narakwihoreye, bwa kabiri ndakwihora, na bwa gatatu ndakumva ndakwihorera, ubu ni ubwa kane. Brezil kuki ushaka kugirana ibibazo n'umuntu utarakugirira nabi? Brezil nigeze nkugirira nabi? Nigeze nkuvuga? Nigeze nkurwanya? Singa ibi biganiro wese yagufashije ijambo ngo uri umusambanyi. Wari wabona hari niri na rimwe njye gukora ikiganiro sifite cano? Wari wabona ifoto yawe njyewe? Ubu se ntago cyari igihe kiza nanjye cyo kugushyira ku karubanda? Ariko njye ndi umubyeyi, ntawagira ukunda agize, kandi ndabizi ko shitani ari umugome. Nibyo wakoze byose nta Mana yagutumye gufata ifoto y'umushumba nka Mutesi ngo uyishyire ku karubanda uvuge ngo uyu ntago ari umukozi w'Imana. Nta Mana yagutumye kujya gushaka uriya mukecuru. Ndabyemera ni ugucuruza, ariko amafaranga y'amaraso Brezil, amarira yanjye ntabwo azaza ngo aguheshe umugisha, ahubwo azaza atuma Imana ikugaya. Brezil umbabarire, urabizi ko ntajya mvuga nabi iyo nzamuye amarangamutima gutya. Ikindi kiba gisigaye ni ugushwanyuka, tugashwana, abantu bakatwunga bikarangira. Ariko please Brezil singana nawe. Brezil sinzigera nanangana nawe. Ndakuruta nkongera nkakuruta nkanakuruta, nta nubwo uzigera unashyikira. Ndi umubyeyi mukuru cyane, sibyo? Rwose mbabarira, izina Mutesi uritereke hasi. Mfite byinshi nakuvuga byiza, nkuko hari n'ibindi bishitani yazana ngo nkuvuge. Nawe ufite byinshi wamvuga byiza, usibye utwo tuntu ujye kuri utaragura ngo ubone kunsebya. Brezil mbabarira, turaba Kristo, turabagenzi bajya mu ijuru, ariko umbabarire, ntuzatume mfukama imbere y'Imana ngo nkuvuge mu izina. Ukuzi usenga ubwira Imana ngo nkiza ibimbangamiye, Mana undengere undwanirire. Brezil ubu njye kubwira Imana ngo indwanire, ushaka kurwana n'ukuboko kw'Imana? Iyo uha message isi ngo Mutesi yarambwiye, Mutesi yakubwiriye please kuri umunyabinyoma, kuri umunyarubwa, Brezil kuri umwana mubi, kunyanga, nakubwiriye ngo ndakwifuriza gusenya nkuko nasenye. Stop. Nundi munsi uretira ayo magambo wirirwa uvuga, aho wayatanze rwa mbere nagiye kuyumva, ndayumva koko, nyumva ko acitangira ngo ni ibinyoma, kumbi ni ibintu wagiye kumugaburira umubeshye. Stop Brezil garukira. Ibi mbikubwiye ko ndi umubyeyi, nta nubwo mbikubwiye muri cadre y'ikindi kintu. Ndaguhaniye kuko ndakuruta, nanakubwira nabi kuko ndakuruta, ndakubyaye. Nundi munsi ntuzongere ugenda ntuko ushaka,
umpora ibyago nagize, ntawe ubicuraho undi, twese turi ku isi, umuntu asekunda ikimanuka undi akamusubiza ikizamuka, ariko kumbeshyera uvuga ngo Pastor Mutesi yambwiye uko, Perezida ntuzongere. Ibyo naganiriye nawe ndabizi, message naguhaye ngizi, twajya no kuri YouTube tukazisomera isi. Perezida wijya kubiba ijambo ribi, ngenda sezeranya, nta rugo nasezeranyije rwe rwagirana ibibazo, ndabatiza, mvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, nkora counseling imitima y'abantu, nanjye ubwanjye ndi umubyeyi mu rugo rwanjye. Ntuzongere iri zina n'ujyongera kujya kurivuga, ntuzongere kurihimbira ibinyoma, kandi njyewe sinzi guhangana. Buriya ndakubwiye ubutaha ni wongera uzarwana intambara utazi ukubitwe n'ikintu